uyu mugore yaramaze igihe kinini yita ku kazi ke nta kindi kintu yitaho. Ibyo byaje kumuviramo kuba atagira umukunzi. Ku myaka ye yari gusaga muri 40 byasaga nk'atarigeze agira umubano n'umwe. Rero yakeneye ngo arebe nimba yabona umuntu umukunda mbere ukagira muri menopause, ariko akamukunda adashingiye ku byo afite. Yashakaga kuzabona umugabo mwiza ariko ari kwibaza uburyo azamubonamo ku buryo atamukurikira amafaranga. Icyo yakoze yaje kugira umusabirizi, ajya ku muhanda ahantu yasabirizaga areba nimba azahakura umukunzi akabona umuntu uhamukundira, bikarangira bakundanye. Gusa byazaga nk'ari igikorwa cy'ubusazi, ariko yaje kuhaguma nta muntu umwe ari kubona, bisa nk'agiye kuva ku bintu. Hari uwaje ahita azana amadolari 10 atahereza wa CEO n'ubundi wamaze kwigira umusabirizi. Agakoba kahise gakeka ati uyu nguyu niwe twaremewe kubana, ashobora kuba ari we uzaba umugabo wanjye, kugira ngo kabize kamusuzuma karamubwira ati ntandi mafaranga ufite ngo yame ko numva ameze nabi, ibintu bimeze nabi. Gusa umugabo yumvise bikoze ku mutima aravuga ati reka ndebe ko ari ikintu nagufasha. Yabonaga rwose ari umukobwa uteye mu bimeze nabi, afata ku yandi madolari 100 aba yamupfumbatije aramuhereza. Umukobwa atangiye komeza yimvije ati none wo mugabo naye nararemewe, niwe mugabo wanjye, ushaka kuba ugiye kumbera umugabo. Nibyo nyine kahise kifuza ngo kare karahuye n'abantu benshi bo mu mujyi b'abahungu benshi, ariko karabarebaga kakabona ntago kazi ibyabo. Nibyo byaje gutuma nyine n'ubundi yihisha akisha imyirondoro ye kugira ngo atazapfa kugira umuntu umumenya. Niyumvaga yahura n'umuntu umeze gutya, yaravuze ati rero kugira ngo nzakwishyure. Yaramubwiye ati se nakuna kwitura nko kuguha kampani ngaguha kampani nini cyane ikomeye imeze neza. Gusa umusore hano ntago yabyiziraga ko binamubwiraga, yumvaga ari ibintu by'ubusazi, avuga ati ni gute umuntu sabirizi yigira CEO, ibyo ntago bishoboka, ntago bibaho. Gusa nigeze akizera, kakibona katari ko kizera kumvishe ameze nkaho kababaye. Gusa karamubwira ati ushobora kuza ukansaba ubufasha, icyo wakenera cyose njya kuzagufasha kanya kariko kose. Muri ako kanya yahise yakira telefone, mama we yaramuhamagaye ariko mubwira ati umukobwa mugomba gushyingiranwa, utamuzana ngo uyu munsi mu rugo biraza kurangiriraho, cyangwa se nze kugushyingira wa undi utifuzaga. Ariko mu by'ukuri n'ubundi umusore ntago yari afite girlfriend bakundanaga. Kugira ngo yangize ibyo umuryango wari kumupangira, yahise agira umupango wo kubabeshya. Abeshya nyina amubwira ati ngiye waka kanya mfite sheri w'umuboss rwose afite amafaranga menshi cyane. Gusa nyuma yo kubeshya ibyo ngibyo umugabo zaramwakiye kuko ntago yaribazaga ahantu azakura umukobwa akahabura. Gusa yahise areba kano gakobwa aravuga ati kano gakobwa gashobora kumufasha kakabinkorera kuko nagafashije. Yibutse nyine ko kamubwiye ko gashobora kumufasha, aravuga ati sasa umukobwa we reka ngira ikintu mba nagusaba. Ati ndagusaba niba wambera girlfriend ariko w'igicupuri wanjye w'igicupuri. Gusa umukobwa yasaga nkaho yishimiye kuba ari kubyumva cyangwa kuba bigiye kuba. Tayari yahise amuzana aza guhindura imyenda. Agisohoka umuhungu yatangiye gutangara cyane kuko umukobwa ari mwiza cyane bitangaje. N'abari bahari babonye ubwiza bwe baratangara, abajije amafaranga bagati ni 848. Yese atungurwa ati ibyo ni ibiki? Agakenda kamwe konyine kagatwara amafaranga yose. Agira gutya umusore akura udufaranga save igihe kirekire. Gusa umukobwa yese azana ikarita aramubwira ati rero ati humura njye mfite amafaranga wibyitaho ndakwishyurira. Umukobwa nyine bimubwira gutyo, gusa ntago yabyizeraga, yumvaga ibyo bintu bitabaho. Nyuma y'ibyo sasa bahise bagufatira akamodoka k'agataragita barakomeza mu cyaro bari kugenda bahasanga. Gusa umuhungu yakoresheje certificate za mariage z'igicupuri kugira ngo beze kugaragaza ko ari kapo ya danje. Umuhungu yarakomeje aramuzana amugeza no mu rugo. Nyirabuko amaze kubareba rwose abona umukobwa n'umukobwa mwiza cyane. Ati ndabona rwose bidahagije kuba ari mwiza, ahubwo yarakomeje abantu umukire. Muri ako kanya umugore wari wateganyije kuzashyingirwa uyu musore yaje kuhagera. Tayari aje yari amaze kuzana afite ibintu azanye hano. Yari afite ibyo amuzaniye, muri byo yaramuzaniye harimo amadolari arenga 50,000 ari impano y'umukecuru. Sibyo gusa umukobwa mukuza kwe yari yazanye impano y'imodoka ihenze cyane arayimuhereza nk'umuntu rwose wakundanye n'umuhungu we bwa mbere. Akaba yamaze n'imyaka myinshi rwose amwikururaho areba ko bazashyingiranwa, yumva akeneye ko bazashyingiranwa. Umugore abantu barahunga bavuga ati n'umugore rwose n'umugore w'agaciro kuko amuzaniye n'ibintu bihenze. Gusa arebye abona wa mukobwa ahagaze iruhande rw'umugabo, atangira kwibaza se uyu mukobwa ninde, yaje gukora iki hano, niki cyamuzanye. Aravuga ati n'umukobwa ubona hano yarababwiye ati uyu niwe sheri wanjye, ubwo niwe sheri wanjye mfite. Gusa atangiye kubakeka ko bashobora kuba ari ibintu bari kwigira ari kugira ngo batamushyingirwa. Aravuga ati nimba ari byo musomane imbere y'abantu bose bibone yuko mukundana. Gusa muri ako kanya byari bimeze nkaho biteye isoni kuko umuhungu yumvaga bitapfa gukunda. Gusa umukobwa yasa gutungurira umusore, arahagarara arisimbukuruza, arangije ahita amuha ikibizo cya danje. Abarangwa bahita babona ibintu biri ahangaha bimeze nk'ari couple rwose ikundana cyane. Uho bakundanye mbere atangiye kubirakariramo, avuga ati uyu mukobwa ashobora kuba nta n'akazi afite, ari umuntu umukene. Aravuga ati uyu mukobwa ni CEO ukomeye cyane wa kampani ikomeye cyane, rero ntago ari umuntu uciritse ariko nyina mubwira. Gusa karashika irangane yabyumvaga, aravuga ati abantu benshi bafite amakampani benshi ndabazi, kuki ngo ntamuzi cyangwa afite aka business gatoya cyane, cyangwa n'umu manager w'ibintu biri aho ngaho nyine
bitarenze, akomeza kubimubwira cyane, amubwira ibintu bibi cyane. Gusa umukobwa muri ako kanya bakiri kumubwira ibyo ngibyo, umusore rero ngaha yakomeje kugira ikibazo avuga ati mama wanjye ashobora kugira ngo amagambo agatangira kuyizera. Yese akuraho za certificate bari bacurishije ahita azerekana yuko bafite gukora ubukwe. Uwamukundaga bwa mbere arazifata, arebye asanga ni fake. Sasa ngaho byasaga nkaho babavumbuye. Gusa muri ako kanya ataranasobanura ibintu byinshi, hari genge y'amabandi yahise binjirana yitiza n'ibikoni byinshi cyane. Abaje bavuga ko bashaka kwasenya bakahubaka irimbi rusange, ariyo projet barimo muri aka kanya bashaka guhita bakora. Batangira kuvuga ati turi muri cooperation na Su Group, ni nayo mpamvu tuze kubikoraho. Nyina gusa yaratangiye kugira ubwoba avuga ati nta bushobozi bwo guhagarika ibi bintu. Arangiza asaba ubufasha uwakundanaga n'umuhungu we bwa mbere. Yese abagira ati njye mbarizwa muri Su Group, ndi general manager w'ishami rito ryaho, ariko bakibabwira ikibazo gihari turaza kukiganiraho nyuma. Ntago bamwumvisha, ahubwo batangiye kumubwira ati tuva imbere widusakuriza. Abagabo bari ahangaha babona umuryango udashaka kugenda, baravuga ati inzu yose tugomba kwishyira hasi tukayangiza. Muri ako kanya bagiye kubikora, umukobwa yarabahagaritse, basa nk'abikanzemo. Arangije arababwira ati ahita ababwira yuko ngari chairman wa Su Group, ari we chairman noneho mwenyewe. Ati niba mugikeneye gukorana na kampani yacu mwakabaye mwavuye hano mwabuze hakiri kare. Ibigabo byatangiye kwita bigira ubwoba, ariko muri ako kanya uwari uhari ahita avuga ati reka nanjye ngira ikintu mbabaza. Mushyano wacu ahita avuga ati chairman wa Su Group niwe muntu dufite umukire cyane hakunino, ntago yapfa kwiteza agahungu k'agakene nk'uyu nguyu. Ahita abwira chairman ati ntuzongeye kugerageza kwiyitirira ibintu bitari byo. Gusa umukobwa ahise avuga ati kanze nkwemeze. None ahita afata telefone atahamagara mu ijwi rituje rwose, aravuga ati ninde wabaye uburenganzira bwo kuza ku nzu ya mabukwe wanjye. Akibibabwira nibi bahise babihamagara, bahita batangira kubitonganya. Bacyumva ari ijwi rya boss wabo, bahise bamenya ko ari CEO koko. Bahita bagira ubwo ahita bagira ati muve n'ahanga, ahita batumura. Nyuma y'ibyo ngibyo nyina w'umuhungu yahise abona ko uyu mukobwa kuko ashobora kuba ari umukire. Kubitari byitezwe nuko umugore wa mbere warakundanye n'uyu mugabo. Yahise avuga ati kuba bashije kubirukana n'ijambo rimwe ntago ari ibintu bashobora kuba ari ibintu bapanze. Atangira nanone kumushinja ko ari imipango yabo bifitiye, ari ibintu bamaze gupanga. Akomeza ahubuka avuga ibintu byinshi. Abaraho nabo bari banyamugiye bigiye bakomeza gusa nk'abo bari kugenda babyizera. Atangira no kwitwaza za certificate za pirate. Gusa CEO yahise atangira kuvuga ati umubano wacu ni wo, kandi tuzaza no gushyingiranwa vuba dukore certificate za nyazo. Gusa umugore hano yumvisha umukobwa ari kuvuga ko bagiye gushyingiranwa, kandi azi ko bari baje kugira ngo bigirishe, kugira ngo yereke mama we ko adakeneye gushyingiranwa n'uriya bakundanye mbere. Yumva ko ibintu ushobora kuba bigiye guteza ibibazo, atangira kwibaza ngo arakora iki.